yes. Uyu munsi ndi Yanrick kuri mikoro ya Alpha Bibanza. Uyu munsi reka mabwire ngo ni utanipenda ya Diamond ati suzankunda. Indirimbo irimo message abantu bakunda Kiswahili nizere ko kari banezeze. Ati niba bitunguranye nkakena nasubira muri Tandale aho naho yavukiye Meshindwa kulipa bima nagishoboye kwishyura imyenda yanjye nimeuza madale nagurisha imitungo yanjye mu madale radio nyimbo mezima TV ata maladiyo n'amateleviziyo atagikina indirimbo zanjye manager umebaki jina ati baba manager banjye bose nitakia basigaye ku izina gusa yewe na Tatale atakinshaka wone umwe mu manager bakomeye kizangu ati nabo bafana banjye nisifu kwa maneno bahoraga bansingiza matamu mu tuzina turyoshye leo matizangu nibo bazaba barabaye ni mitusi tu abanzi banjye kwa Insta birirwa banuka kuri Instagram kimwana statangu ati yewe na kimwana eti nayani wakundaga kumamagara hari mushiki wanjye hata Harmonize kimpi yewe na Harmonize ananimuhamagara ifukia kama sala azambwira ngo ati bite byawe ariko mwana gazeti nyumbani kwa turabizi uburyo ibinyamakuru byacu bivuga kukusafari unajuaga bizatangira gutangaza amakuru y'ibihuha utasikia tafarani timu uzumva bavuga ngo kwa zari Diamond yanzwe na Zari na vinyeni ibi bintu byarabaye hivyo nyonge tabia yako ati uburyo n'inzira karengane sinaga ati ntago nzashobora kubyumvisha kama naiona michambo ya mademo ati nsigaye nopitiaga mohoterwa n'abakunzi twahoze dukundana nayosema yana maana baravuga ngo sababu hakuna anejua kesho kubera ko nta n'umwe uzi ejo hazaza anepanga ni rabana kubera ko Imana nipanga ila meficha ni confidential ikabigumisha n'ubwira bukomeye ukisaliomba ati nujya usenga ati senga cyane meonisije kwa kitu kugira ngo umugabo wawe kesho ejo bitazarangira na rafiki wa jana ati kubera ko inshuti y'uyu munsi ndio tu niwe mkubwa wake mwanzi w'ejo umva amagambo iyi ndirimbo yaririmbye agikunda na Zari ari umugore we nipendaga ati uzakomeza unkunde cyangwa nawe uzanyanga ati mbwira uzakomeza unkunde kubabonye amashusho y'indirimbo murabizi ko Zari arimo ati nacyarimo ndatekereza kuri ibyo bikombe natwaraga n'uburyo banyakiraga ku kibuga cy'indege ati nyisohoka ati uzampostinga cyangwa hoya ati ibitaramo byose nibihagarika ati nta gitaramo nyikora cyase nanagikora abantu nibaze ati ahubwo mbwira ko ati Mana mbabarira bizambeho ati nshobora kubona umwana wanjye na roho yanjye Latifa Dangote uwo ni umwana we ari kumwe na mama wanjye bakajya kwa Chaka Kikwete bakirukanwa ati wirira Sandra ati apo y'umutima wanjye nako ijisho ryanjye ati biva ku bintu ati hari uyu munsi hazabaho igihe nongere nkora agahiti menyekane ati murabizi uburyo ibinyamakuru byacu bivuga bizatangaza ibihuha ngo uzumva bavuga ngo Zari yanze Diamond uburyo nzaba ndi inzira karengane nta kuntu nzaba mfite ibyo kumvisha ati nshobora kubona aba twahoze dukundana aribo bamuhotera ibi bintu ni inkuru ya nyayo mwa bantu kubera ko nta n'umwe umenya aho bucyageze ugomba kwitonda mu byo ukora byose ati nshobora kubona umwana wanjye
na roho yanjye Tifa Dangote Tifa Dangote uwo ni umwana we na mama ari kugenda na mama wanjye mkubwa Fela na fukushwa kwa mukubwa Fela yangiza akirukanwa silie Sandra ati Sandra wirira ngome y'ijisho ryanjye ati we komeza wizere sinuve ku bintu ati ahari ejo mu gitondo Vuma tena nishobora kuba igihe cyanjye nkongera ngakora hiti ibinyamakuru bikamvuga nkakora ifaranga ati baby kanda subscribe Leandro Inc kuri mikoro ya yindi banza nayosema yana maana atari byo mvuga bifite ishingiro sababu hakuna kubera yuko nejua kesho nta n'umwe uzimenya ejo hazaza panganira bana kubera ko Imana niyipanga nificha ni confidential kandi ikabigumisha mu bwiru aliomba sana ati nujya usenga umeona jya usenga cyane kwa kichekesho kugira ngo umugabo wawe wanarafiki atazajya hasi wa jana kubera ko inshuti iryoshye uyu munsi adui n'ejo mkubwa kesho ateshwa ko umwanzi wawe ukomeye w'ejo hazaza